The relation among types of parentification, school achievement, and quality of life in early adolescence. An exploratory study. Turabasuje kandi tubahaye ikaze bakurikiye Easy Life Talk. Tuba tugenda turebera hamwe ese ahahise umuntu mukuru aba yaraciyemo mu gihe cy'ubwana hafitanye sano ki n'ibyo acamo yaramaze gukura, imikorere ye cyane cyane niho tuba twibanda, kubera ko hano tuba tugenda tugaruka ku bumenyi buturuka muri siyansi cyangwa se ubuvuzi bwitwa occupational therapy, aho ari ubuvuzi buba bufasha umuntu kuba yakongera kuba umuntu ubasha gukora agatanga umusaruro bishingiye ku bumenyi afite, ibyo akora ndetse n'aho abikorera. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ngo ni irihe sano riri hagati cyangwa se ni sano iri hagati y'ubwoko bwa parentification. Nimvuga parentification hano muze kumva aho umwana aba yatangiye gufata inshingano zo kurera umubyeyi we ndetse n'abavandimwe be, mbese aba yabaye umubyeyi w'umubyeyi we ndetse n'abavandimwe be ndetse n'abandi bo mu muryango. Rero ni iyihe sano iri hagati yo kuba umwana yaratangiye gufata izo nshingano n'uburyo yitwara mu ishuri cyangwa se n'uburyo atsinda ku ishuri ndetse n'imibereho ye yo mu busore bwe cyangwa se mu bukumi bwe. Ni irihe sano riri hagati y'ibyo bintu? Uko natangiye rero mbaha ikaze, ndagusuhuje wewe ko wamaze gukora subscribe kuri Easy Life Talk. Reka wowe ubashije kubona iyi video nkandiraho kuri subscribe, ukore like, ubundi muri comment ushyiremo ijambo wumva watubwira, ni icyifuzo, ni igitekerezo, ni inyunganizi ndetse n'ibindi byose wumva bikuri ku mutima watubwira muri comment. Urakoze cyane kuri uwo musanzu wawe wo kuba ugiye kubaka umuryango wifuza gukura neza kw'abana mu buryo uzatuma bazabasha kwitwara neza mu mibereho n'imikorere yabo baramaze gukora, ndetse nanone uraba utanze umusanzu ku bantu bakuru bamaze guca mu bihe bitababereye byiza byabagizeho ingaruka. Hanyuma uraba ubahaye ubufasha bw'amakuru bakeneye yo kugira ngo babashe kumenya ngo uko bitwara ese bifitanye irihe sano n'ibihe baciyemo bakiri abana, bityo bizabafashe kumenya uko babasha kubikosora. Uyu munsi rero reka dukomeze n'ingingo yacu ariyo yitwa parentification. Uko nabibabwiye, ijambo parentification ni ukuba umwana ariko uba umubyeyi w'umubyeyi we. Ni ukuvuga ngo umwana niwe uba wabaye nk'umubyeyi, atangira guhagarara mu nshingano umubyeyi we yakabaye ahagararamo.